hari umukobwa ntabwo yashatse kuvuga amazina ye. Oya nta nubwo twemera uko uvuga amazina. Yagira umugisha n'Imana kuko yari afite ikibazo cyo kudashakwa. Yego. None inka zarabonetse. Baramusabye. Yes, turabasuje cyane abakunzi ba Hinduka Official. Amazina ni Mukeshimana Julienne. Tumeneye kugushimira wakoze subscribe, share na comment. Waba uri mu gihugu cyo hanze wumva ikinyarwanda waba utanacyumva, ndagusuje amahoro y'Imana abane nawe, nagushimira kuko wabikoze. Nawe utarabikora nagushikariza kugira ngo ubikore udushigikira kugira ngo dukomeze twamamaze ubwami bw'Imana. Waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Musanze, uri mu zindi ntara zose, nawe ndagusuje kandi Julienne ndabakunda, ari we muyobozi wa Hinduka Official ubahagaze imbere. Ndabishimira cyane kandi ndanabakunda cyane. Wahisemo neza gukurikira Hinduka Official kuko nagusezeranje ko nazabatenguha kandi nzajya mvazanira abakozi b'Imana bari imbaraga z'Imana, barimo ineza y'Imana, bavuga Imana neza cyane bitewe nuko Imana ikora ibintu bitangaje inyuze muri bo. Hanyuma rero nawe utarayikora ugiye kureba iki kiganiro, gushishikariza kugira ngo dukorere share, comment na subscribe irakenewe cyane. Yakira uwo munyabyaha wese wibuke nta n'umwe yanze ngwinira kurukura. Tega amatwi munyabyaha araguhamagara. Ayiwe n'Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese wibuke nta n'umwe yanze ngwinira kurukura. Yashatse kuja mu mucyo nguyoborwe n'Imana. Tega amatwi munyabyaha araguhamagara. Ayiwe ngw'Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese wibuke nta n'umwe yanze ngwinira kurukura. Nitwa Kezabera Bernard, uzwi ku izina rya Wilson Banada. Turashima Imana yuko ko twongeye kugaruka kuri kamera. Reka dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka, turakunezerewe muri uyu mwanya. Turavuze ngo uri Imana y'abari kure n'abari hafi. Duciye bugufi rwose ngo tweze utubabarire, udukureho imigayo yose watubonyeho. Mwami Imana, turaha ahantu kuko uri Imana y'abari kure n'abari hafi. Reka badukurikiranya kubaha Imana muri iri sengesho, ubagirire neza. Hari abarwaye indwara z'ibyaha, abo bose ubabarire. Hari abarwaye indwara z'umubiri, abo turabasengeye kugira ngo ubakize. Abarwayi n'abarwaza ubarengere. Abari mu bitaro, abaganga, abo bose turabasengeye. Twibutse n'abandi bose bafite ibibazo. Hari abafungiwe ubusa bari mu magereza, abo nabo turabibutse ngo basange. Abafungiwe ibyaha, abo bose nabo Mwami Imana yacu batere kwihana, bababarirwa ibyaha mu izina ryawe ryera. Twirukanye imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Mwami Imana, kugira ngo uyu mwanya uduhagarareho kandi wiyubahishe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasengera umugaragu wawe, umunyamakuru uri imbere yawe, umugirire neza kandi nyakubahwa Imana wongera umwubake. Natwe twese turi imbere zawe, utugire neza, tukubere igikoresho nyakubahwa Imana. We usobanuye ubwoko bwawe, twebwe ishusho y'umwana w'umuntu bure, hagaragare gukomera kwawe n'imbaraga zawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Bernard, tuguhaye ikaze. Sinzi indi zina uze ngo bakuziho ngo Wilson Banada. Wilson Banada. Ubwo ni Bernard wabashize mu Cyongereza. Bernard. Yego, Imana iguhumugisha. So bwa mbere dukoranye ikiganiro n'ubushize twe twakigiranye. Akenshi umuntu mwakira ubwa kabiri mubaza uko abantu bamwakiye, uko bakwakiye. Rero nuko baguhamagara. Baraduhamagaye. Bari bageze nko ku bantu nka 25 nibo twabonye
inomero zawe kubera ko twari twatanze MTN kandi MTN ntibakikoresha ari benshi turi buze kubaha Tigo yacu cyangwa se Airtel. Zose urazitanga? Zose ndazitanga. Abaguhamagaye se byari bimeze bite? Abampamagaye bari kumbwira ngo tubasengere kubw'ibibazo bafite kandi hari habo twagiye duhamagarana tukandikirana ndetse tubinyujije mu gikari kuri WhatsApp. Yego. Harimo bamwe bagiriwe umugisha n'Imana. Abo nibo mbashaka uko nanjye mba numvise ko ntafashe urugendo nze kukureba, numva ko ntaruhiye ubusa. Ubwo rero iyo hari ababohotse abagira umugisha kuba ku kiganiro twakoze, iyo ubavuze nanjye binyongera imbaraga. Hari umukobwa ntabwo yashatse kuvuga amazina ye. Oya, nta nubwo twemera ko uvuga amazina. Yagira umugisha n'Imana kuko yari afite ikibazo cyo kudashakwa. Yego. None inka zarabonetse. Baramusabye. Oya, ntabwo ndi kubyumva neza. Uyu munsi turi gukora ikiganiro tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu ahari niba ntibeshye. Icyo ubushize twagikoze kuwa kangahe? Nose haciyemo icyumweru? Ntabwo kirarangiye. Oya, buretse ndebe neza pe. Kirangiye ariko nyuma y'iminsi 2 uko tumusengera. Ndabona ikiganiro kimazeho iminsi 5. None yaraguhamagaye? Yampamagaye hashize iminsi 2. Arambwira ngo ibintu byagenze neza ngo baje gufata irembo basiga n'inka. Biri kunshimisha pe. Yaraguhamagaye akubwira ikibazo afite yuko amaze igihe yaragumiwe, nawe umubwira uko bagiye kuza kumusaba. Ndamubwira ngo Imana nyiribihe irambwira ngo ahubwo nibashake icyo kugaburira abashitsi baraje. Yego. Bihita bicamo. Nyuma araguhamagara ati neza y'Imana imugeraho bihita bicamo. Uwo numwe undi n'uwari uri mu bitaro yabuze aho kwishura, Imana mugirira neza abona umuterankunga aramwishura ava mu bitaro. Nawe wari umubwita Imana igiye gukoresha abaterankunga bakwishyurira. Bakwishyuriye usohoke mu bitaro. Yego. Kandi n'indwara yakize. Amen. Komeza umbwira abandi niyumvira imbaraga z'Imana. Abandi bo turacyabasengera. Yego. Kuko hari abayi baduhamagaye ngo badepose byemere kubera ko bari bafite akazi kure bashaka kugira ngo bimuke bakorere hafi wabo. Yego. Undi wari ufite umwana utarabyara. Yego. Undi wari ufite ikibazo cy'uko agira umugabo uje ukunda kakayoga ka suruduwire bakunda inzoga cyane. Yego. Kandi akaja ata mu mago y'abandi. Nawe turi kumusengera ngo nyiribihe abandi bo n'ibyifuzo bitandukanye. Yego. Tugisengera Imana kandi turizera ko nyiribihe azakora imirimo n'ibitangaza ikabasubiza ibyifuzo byabo. Yego. Nukuri Imana igukomereza amaboko. Yego. Hari umuntu wabonye iki kiganiro nagishyize kuri stati ahambaza ngo ni umusaza siko nawe ni umuhanuzi. Tujya yenda nageze ngaho uyu munsi niryo jambo tuza kuganiraho. Yego. Ngo tubwire abantu ibiranga umuhanuzi uwo ari we. Yego. Ni kariho ahubwo fatiraho. Mwanya n'uwawe rwose. Yego. Ni karibu. Reka tumanze turirimbe. Tugiye kuririmba indirimbo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza. Tugiye kuririmba indirimbo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza. Yego. Turarimba ibice 3. Kuko ntabwo turi buze gutwara igihe kinini. Yego. Nowa kuki ubakiyo nguge urakora iby'ubupfapfa rwose
dore utuye imusozi kandi intama zahari ibyo ukora biratuyobeye dore utuye imusozi kandi intama zahari ibyo ukora biratuyobeye Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure bigira inama yo kubazanya Nowa yabavuga ukuri bati habe na gato dukwiye kwemera twikomeze mu byo kwinezeza bati habe na gato dukwiye kwemera twikomeze mu byo kwinezeza igihe nacyo gihita vuba ubakana umwete rwose bose bamurebaga niko bamusekaga bati none Nowa yasaze bose bamurebaga niko bamusekaga bati Nowa yasaze Nowa yumvira Imana ihoraho yinjira muri ya nguge vuba yinjirana n'abandi bagirirwa imbabazi ubwo Imana ibakingira urugi yinjirana n'abandi bagirirwa imbabazi ubwo Imana ibakingira urugi arabekevura tugiye gusoma ijambo ry'Imana tuza gusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo turasoma ibice ni 7 Matayo turasoma Matayo ibice 7 guhera ku murongo wa kangahe? Matayo ibice 7 turasoma mu murongo wa 13 tugeze wa 23. Umutwe w'amagambo aravuga ngo irembo rifunganye. Turasoma gake gake tugende. Munyure mu irembo rifunganye. Bibiliya yavuze ngo ni munyure mu irembo rifunganye. Kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen.
tugiye kuganira iri jambo mu mwanya muto kuko wambwiye ngo mbese ngo hari umuntu ngo wakubwiye ngo mbese ni umusaza ni umuhanuzi. Yego pe yarabimbaje. Haleluya. Amen. Bibiliya iravuze ngo nimunyure mu irembo rifunganye kuko irembo rigari ni inzira ijana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijana abantu mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Haleluya. Hari ibintu bibiri bitandukanye. Dutandukana naye kubwiye ngo tuzavuga ubuzima bw'umukristo. Haleluya. Ubuzima bw'umukristo wa Kristo kuko nari nabikomojeho ngo ubukristo ntibuja bubangikana, ubukristo ntibuja bugira mwene nyina, ubukristo ntibugira nyina wabo, ntibugira se wabo, ubukristo ni ikinege. Haleluya. Yesu atangira kubwira abigishwa be. Iyi nyigisho yayivugiye ku musozi wa Elayono, niho yatangarije amakuru. Arababwira ati yemwe bantu nimunyure mu irembo rifunganye kuko iyo nzira ni ntoya abayinyuramo ni bake, na irembo rigari ni inzira ijana abantu kurimbuka abayinyuramo ni benshi. Niyo mpamvu ubuhanuzi cyangwa ubukristo impano itandukanye n'ubukristo. Sema haleluya. Amen. Impano itandukanye n'ubukristo. Umuntu ashobora kuba umukristo ariko abantu bakagira impano ariko bakabivanga. Impano itandukanye n'iki n'ubukristo. Niyo mpamvu naje kwigisha ahangaha ngo mbwira abantu ngo bagire ubukristo banyure mu nzira ifunganye. Sema haleluya. Amen. 15 avuga ngo mwirinde ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo bazaho muri basa n'intama ariko ari amasega aryana, muzabamenyera hehe? Ku mbuto. Umuntu ugira imbuto agahanura niwe muhanuzi. Nasomye ijambo rimbwira mu Bakorinto ba mbere rivuga ngo umuntu niyemera ko ari umuhanuzi azahabwa niyo mpano yuko ari umuhanuzi. Si ibyo gusa, turashaka ko abantu bera imbuto muri iki gihe gikwiriye. Ijambo ry'Imana ryavuze kuri 16 ngo nta ushobora gusoroma imbuto z'umuzabibu ku mugenge, ku mutoboto. Umugenge ubundi ni umutoboto. Umutoboto ntushobora kwera imbuto z'imizabibu naho byaba bisa, ariko ntibisa, bisa bitagira isano. Ubuzima bw'umukristo nuko wera imbuto zikwiriye abihani. Ntushobora gusoroma umutovu ngo usoromeho umutini, ntibyakunda. Ntushobora gufata avoka ngo uyisorome ngo uje gusoroma ku giko ngo bihwane, kuko imbuto zose zirangwa n'igiti cyacu. Haleluya. Igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, igiti kibi nacyo cyera imbuto mbi. Ntabwo isoko mbi yavamo amazi meza. Sema haleluya. Ntabwo isoko nziza yavamo amazi mabi. Ibyo birahabanye. Ntabwo isoko mbi yavamo amazi meza, ntabwo isoko mbi yavamo amazi meza. Ibyo birahabanye. Bibiliya rero yavuze ngo abantu bazabamenyera ku mbuto zabo. Bibiliya yavuze ngo abavuga mwami 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 sibo bazinjira mu bwami bw'Imana keretse abakora ibyo data ashaka.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Twatangije indirimbo ivuga ngo tega amatwi munyabyaha, Yesu araguhamagara. Ntabwo niba Yesu aduhamagaye arashaka ko dukora ibyo ashaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Abavuga mwami mwami siko bose bazinjira mu bwami bw'Imana keretse abakora ibyo data ashaka. Rero muri iki gihe abantu bakwiye gukora ibyo data ashaka. Reka twongere dusome 5:13. Yego. 5:13. Ka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nuke ukaryoshwa n'iki? Ntacyo ubu kimaze kereka kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, ntawakongeza itabaza ngo aritwikirizeho intonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko n'umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, ahimbaze so mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Uyu munsi twashatse kugira ngo tuganire ubuzima bw'umukristo. Yemwe bagenzi ba Gisiyoni, yemwe bantu bakurikiriye Yesu. Bibiliya iravuze ngo muri umunyu, umunyu urongwa n'abantu benshi, umunyu urya abantu benshi, umunyu ukoresha abari mu isi bose. Reka tubwire abadukurikiye muri ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, reka tubwire abantu basemurira abandi ibyo abandi bavuze. Reka tubabwiye ngo abantu ubuzima bw'umukristo, umukristo wa Kristo akwiriye kuba umunyu akaryohera abandi. Abahisi n'abagenzi bakaza bakamusoromaho imbuto nziza, abahisi n'abagenzi akabaryohera. Muri umunyu w'isi, ndetse turi imidugudu yubatswe ku mpinga itabasha kwisha. Niyo mpamvu inzu iri ku kanunga irebwa n'abantu bose. Kandi reka mbwire abakristo ba Kristo, igiti cyose cyera imbuto gikenerwa n'abantu bose. Kijurgunwamo amabuye, kijurgunwamo ibiti, kijurgunwamo ikintu icyo ari cyo cyose, kugira ngo rwa rubuto rumanuke, kuko ruba rukenewe n'abantu bose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Igiti cyera imbuto kija gisoromwa n'abantu bose. Reka tubwire abantu bari kuri iyi TV cyangwa se kuri iyi nkoranyambaga, umukristo wa Kristo akwiriye kuba umunyu akaryohera buri muntu wese. Umukristo wa Kristo akwiye kuba inzu yubatswe ku mpinga itabasha kwisha. Reka ntangariza abantu bari kuri uru rubuga cyangwa se bari kuri iyi channel, nibamenye ibi, turi inzandiko zija zisomwa n'abantu bose. Niyo mpamvu umuhanuzi uwo ari we wese agomba kurangwa n'imbuto, kuko impano aba yarahawe niyo gukorera Imana, niyo guhindura abantu, niyo bikenewe n'abantu bose kugira ngo igirire akamaro buri muntu wese. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu uzabona abahanuzi bamwe muri ibi bihe babaye nka Gihazi, bakeneye inyungu zabo kuruta inyungu z'Imana, kuko impano z'Imana Imana izuduha kugira ngo izibonemo inyungu. Haleluya. Amen.
ni ku mukristo ukura ameze azanezerwa ibiteka ryose. Niko ni ku mukristo ukura ameze azanezerwa iteka ryose. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri umuco w'isi, muri umuco w'isi, niyo mpamvu itara iryo ari ryo ryose uritereka ku gitereko cyaryo rikamurikira abantu bose. Turi inzandiko rero zisomwa na buri wese. Haleluya, 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 haleluya. Abariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza yose bahimbaze Data wo mu ijuru. Haleluya, 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 haleluya. Amen, 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 amen. Tugiye gusoma, tugiye kurangiriza iri jambo mu Bakorinto ba kabiri. Turasoma ibice 6 n'umurongo wa 14. Abakorinto ba kabiri turasoma ibice 6, turasoma umurongo wa 14, ariho tuza kurangiza amagambo yacu. Tugiye kuvuga hejuru yo kwifatanya n'abantu n'abatizera tudahwanye, kuko turi inzandiko dukwiriye kuba ubwoko buturu kwabwo abakirisitu. Iki gihe rero niyo mpamvu mubona iyi si zengerejwe n'abantu babivanze, baretse ibyo bari bakwiriye gukora, bakora ibidakwiriye gukorwa. Niyo mpamvu babaye ab'umwijima aho kugira ngo babana b'umuco. Sema haleluya. Amen. Ibyo kutifatanya n'abatizera, ntimwifatanya n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Amen, amen, amen. Murakoze inshuti zacu zidukurikiye kuri urubuga rwa Konkono de TV show. Turashima Imana yuko ko Imana ikomeje kutugirira neza tuganiye amagambo y'Imana, kuko niyo yaduhatse. Kandi nakomeje kubabwira ngo umuntu wese akwiye kuba ikinege imbere y'Imana, kuko ubukristo ntibuja buvangwa. Dusomye iri jambo ry'Imana rivuga ngo ibyo kutifatanya n'abatizera. Niyo mpamvu ubona abantu bose babivanze. Amasaha arimo aragenda, ariko twe dushatse kubabwira ngo mbese umucyo abana n'umwijima ntibikabeho, kandi noneho n'umucyo ntiwabana n'umwijima. Turakomeza gushima Imana kandi kuba dukurikiranye, yemwe bene data. Niyo mpamvu dukwiriye kuba abakirisitu ba Kristo. Amen. Tugiye gusenga Imana. Reka tubibutse nimero zacu, kuko badushakiye kuri MTN, bumwe ntibatubona, ariko turaza gutanga numero 2 kugira ngo abadukurikirana bose bazazibone. Airtel ni 0722 72 12 63 0722 72 12 63. MTN 0788 94 71 627. 0788 94 71 627. Turashima Imana kandi izi nomero zacu zose ziba kuri WhatsApp. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Ushobora kuba
ufite ikibazo cy'uko ukomeza kubivanga ukagaragara yuko kuri umukirisitu iminsi mike ugasanga n'ubundi wabivanze, ariko turagusabira kugira ngo ushikame ku Mana. Tugiye gusenga. Mbese aho uri uherereye hose, waba uri muri Kongo, waba uri Burundi, waba uri muri Tanzania, waba uri Bugande, kubumva ururimi tuvuga n'abakongomani bose, ndetse n'abari hanze y'iki gihugu n'abari mu migabane itandukanye, turagira ngo dusengane muri uyu mwanya. Urazamura ikiganza, urafite ibyifuzo yuko ko byakunaniye, wanze guhinduka, suruduwire zagufashe, yewe ukaba wibereye mu biyobyabwenge, wibereye mu busambanyi, wibereye mu butinganyi, dore ko aribwo buzengereje isi ari wawe. Mwami Imana yacu, wara mu bwoko bwawe, turasenze turi ahantu, ngongera ubagirire neza, kandi wera wisumba byose, ineza yawe ibe kuri bo, kandi nimbe ku mugaragu wawe ibe. Mwami Imana yacu, kuri umunyamakuru turi imbere, wera wisumba byose, ukiza barimbuka mu izina rya Yesu, wongera ubagirire neza. Nyakubaha Imana, turasengera abimutse batari muri ibi bihugu, wongere nabo ubagirire neza, kubumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, kubasemura nabo, abo bose ubagirire neza. Wera wisumba byose, umugisha w'Imana ugendane nabo, ni mu izina rya Yesu, amen.